Nongeye kuguha ikaze mukunzi wacu wowe umusanzwe umayininga payi. Muri aka kanya rero nk'uko wabibonye ngiye kukwereka ukuntu wagerageza gukemura iki kibazo mu gihe uhuye nacyo. Urabona urimo uragerageza kwinjira muri payi wallet yawe, hanyuma nk'ibisanzwe bagusaba kuzuzamo passphrase, wallet passphrase. Ni ukuvuga ni ya magambo 28 arirwo rufunguzo rukwinjiza mu ikofi yawe. Hanyuma rero urimo urashyiramo ayo magambo, wakirika kuri unlock with passphrase bakagusubiza aya magambo uri kubona ahangaha, bakakubwira ngo enera, hari ikibazo kirimo kiraba, enera occurred while loading your wallet balance, please try again. So iki kibazo rero uramutse uhuye nacyo kandi washaka kugera kuri wallet, birumvikana wakumva kiguhangayikishije, ariko ngiye kugerageza kukwereka ukuntu wagerageza gukemura kino kibazo uramutse nawe uhuye nacyo. Akenshi biba byatewe by'umwihariko no kuba wenda batari kudetekitinga neza network urimo urakoresha, akaba niyo mpamvu ibingibi bishobora kukubaho. Reka rero ntatinze nkwereke ukuntu wakemura iki kibazo, ariko nkwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel yacu, kandi ugakanda no kunzogera kugira ngo video tugenda tugushiriraho zijye zibasha kugereraho ku gihe, wunguke byinshi tuba twaguteguriye. Hanyuma iyi video niba hari icyo iri buze kukumarira, nubona hari ikikumariye, uze kugenda udakanze like kuri kiriya gikumwe kirebye hejuru munsi y'iyi video, genda uhakanze nyabona. Okay, reka rero ntangire nkwereka uko wabigenza. Jya muri telefone yawe, hanyuma noneho nurangiza urebe ufungure settings za telefone yawe. Fungura settings. Okay, good. Settings. Urayibona. Hanyuma numara kuyifungura rero, ifungure. Numara kuyifungura jya muri networks. Uhajye kuri telefone yawe ahantu handitse network and connection. Niba urimo urakoresha Infinix, hituza ahanga ureba ahantu handitse more connections, ariko niba uri gukoresha izindi telefone hari igihe connections na network na mobile network babiri kumwe. Ubwo rero urareba ahantu uri kubona connection, uharebe ko habona, hanyuma aba ariho ukirika connections. Hanyuma noneho uhakirike. Numara kuhakirika urahita ureba ahantu handitse private DNS, cyangwa se ureba ahantu handitse DNS. Urabibona ahangaha. Ngewe mpise kubera ko ndi gukoresha Infinix, mpisemo na private DNS, ariko wowe ushobora kubanza wabona DNS gusa, DNS ugakirika aho ngaho kuri DNS kugira ngo ubone private DNS. Hanyuma rero hano urahakirika kuri private DNS. Numara kuhakirika uhite uza ahangaha, urabona private DNS ahangaha, urahita ukirika, uhitamo off. Select private DNS mode, hitamo off, ukirike kuri off. Hanyuma noneho nurangiza uhite ukirika kuri save. Okay, urakirika kuki kuri save. Hanyuma nurangiza usubire hehe inyuma. Okay, hanyuma rero urahita usubira kuri Pi browser yawe. Hanyuma nurangiza ujye muri wallet nk'ibisanzwe, uzuzemo ya passphrase, then uze kwanlockinga. Biri buze guhita bikunda, nibidakunda
ubanze urisitartinge telefone yawe, uyirisitartinge, hanyuma noneho uze guhita wongera kwinjira kuri pi browser, hanyuma winjizemo passphrase, birahita bikunda nta kibazo. Ndagushimiye rero wowe mukunzi wacu, wowe umayininga pi, kandi kwibutsa gukanda like kuri video yacu kugira ngo ibashe kuba yagera no ku bandi bashobora guhura n'iki kibazo.